n'umunsi utazibagirana. hari tariki ya 18 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 kuri stade Prince Mura Abdallah i Rabat muri Maroc hari hagiye guturikira intambara, ndavuga igikombe cya Afrika. Finally amakipe yarwanye intambara y'inkundura yaragiye gucakirana muri stade yakira abarenga 68,000 yari yakubise yuzuye hafi isi yose, ibinyamakuru, amateleviziyo, buri umwe wese yarafite amatsiko yo kuvuga ati ese ninde urubuze kwegukana igikombe cya ruhago ahakuru uyu mugabane wa Afrika, ese ninde urubuze gukubita ibitego inshundura zikinyeganyeza. Ku mpande z'amakipe yombi buri wese yarafite akiryo akagira igikwasi, yajombaga agira ati kuko ikipe ya Senegal yagiraga iti ese ko natwaye iki gikombe 2021 aho waba witeguye kuba wagitwara uyu munsi. Ariko na Maroc ikagira iti ese ko nageze kure mu matsinda y'igikombe cy'isi waba warabigezeho. By'umwihariko aya na makipe akomeye kuri uyu mugabane wirabura wa Afrika. Ariko kurundi ruhande ruhago niragombaga gucimaka, abafana bari bakubise buzuye ku mpande z'amakipe yombi. Buri umwe wese kandi yarafite abakinnyi yafataga nk'inkingi za mwamba mu kugira ngo abifashishe arasa inshundura zikinyeganyeza. Kubera ngo ikipe ya Senegal yari ifite Sadio Mane, ikagira umunyezamu Edouard Mendy, Nicolas Jackson, Asmila Sarr ndetse na Pape Gueye, umukinnyi ukomeye washoboraga kwica ndetse akandagaza igihugu cya Maroc. Ariko kuri ruhande igihugu cya Maroc cyari gifite Yassine Bonu, Ashraf Hakimi, Brahim Diaz, Bila El Kanusi ndetse na Ayubu El Kabi. Aba barabakinnyi bashoboraga kwataka inshundura zikinyeganyeza. Ku isaha y'isa 3 z'ijoro byagera mu Rwanda bikaba saa 4 z'ijoro nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi maze atangiza umukino. Ariko amakipe yombi yatangiye ashondana, ubona ko match isa naho yadanangiwe ku mpande z'amakipe yombi. Ibi byatumye igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa, ndetse n'igice cya kabiri cyarangiye ari ubusa ku busa. Ibi byatumye abafana batangira kuvuga bati ese iyi ni finali y'igikombe cya Afrika cyangwa n'imyitozo mwaje kutwereka aha kuri stade ya Maroc. Abafana ndetse n'abakinnyi basaga naho barambe bagera bati ese ninde urubuze kunyodoka agatera mu rutego inshundura zikinyeganyeza. Umusifuzi yagize ati byange bikunde uyu munsi ruze gucura igikombe ari buze kugaragara. Ku munota wa 90 uteranyijeho uwa kabiri w'inyongera Senegal yabonye igitego, ariko umusifuzi ntiyakemera ibintu atahujeho n'abafana ndetse n'abakinnyi ba Senegal birangwa. Benshi batangira kuvuga bati ese Maroc yaba yaguhaye ruswa cyangwa se utangiye kwanga Senegal uyanga sha turubuze ko gukubitira ahareba inzega. Ku munota wa 90 uteranyije uwa 8 w'inyongera haje kuvuka ikintu gikomeye. Mu gihe Brahim Diaz yinjiraga mu rubuga rw'amahina, Abdul Diallo wa Senegal yamukojejeho kuguru gato asa n'umukura. Umusifuzi ibintu yabibonye, ariko umusifuzi wa kabiri w'ikoranabuhanga ndavuga VAR yavuze ati ese musifuzi urareba he? Penalty yabonetse kurana w'ikipe ya Maroc, maze abafana b'igihugu cya Senegal batangira kuvuga bati ese ikoranabuhanga naryo mwarihaye ruswa. Abakinnyi b'igihugu cya Senegal bahise bikora basohoka muri stade, ariko kubw'amahirwe Sadio Mane yagize ati muze mugaruke ubundi mbereke ibyo twikorera. Maroc yahise ivuga iti Brahim Diaz ni uri buze gutera iyi penalty, cyane ko ari warugiye gutsinda igitego agakururwa akarwa hasi. Bamuhaye penalty, ariko mu gihe yayiteraga Edouard Mendy yongeye kwereka isi yose ko ari umunyezamu ukomeye, maze afata ishoti mu ntoki. Ibi byatumye abafana b'igihugu cya Maroc bagira bati ese uyu mukinnyi yagurishije igihugu cyacu, ese ibi ni ibiki duhereye nabyo aha muri stade imbona nkubone, muri stade twiyubakiye. Abafana b'igihugu cya Senegal bahise bagira bati ese ibyo mwari mwihaye kutwiba bigenze bite? Ariko Senegal yari yicaye yihoreye. Nyuma yo kwikiza penalty, abakinnyi b'igihugu cya Senegal bahise biyuha kuya bagira bati nyamara aya mahirwe na yacu mu buryo tutazi, kuko bahise batangira kwataka ndetse bagaba igitutu. Sadio Mane niwe watangiye igikorwa cy'igitego.
Sadio Mane yahise afata umupira hagati mu kibuga acenga abakinnyi babiri ba Maroc, maze aha Asrimia Sari ku ruhande rw'iburyo. Sari yirutse agera hafi y'urubuga rw'amahina maze ahereza umupira Nicolas Jackson wari uhagaze neza imbere y'izamu. Jackson yabonye arinzwe cyane maze ahita awusubiza inyuma neza ku musore Pape Gueye wari uri hafi y'izamu neza, maze amuhereza umupira. Gueye ntiyatinze gufata umupira, yawufashe neza maze afata umupira neza, arangije arekura ishoti remereye mu izamu, inshundura zirinyeganyeza. None abafana b'igihugu cya Senegal bahise bagira bati ese mana tuzakwitura iki? Ese Sadio Mane uduhesheje iki gikombe twakwitura iki? Uko ni nako igitego cya mbere cy'igihugu cya Senegal cyinjiye Maroc barira mu myotsi. Ngayo rero nguko uko byagenze, nguko uko igihugu cya Senegal cyatwaye igikombe cya Afurika 2026. Ese Maroc muzatwara igikombe ryari? Ese ko mwabonye amahirwe ubwo mwakiraga iki gikombe mu gihugu cyanyu mukaba mukirase? Ese muzongera kubwira iki abafana banyu? Ngayo rero nguko uko byagenze. Niba aribwo bwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye bize bigusesekaro kugihe mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.